Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gusohora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gusohora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosohora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byumva kino kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa, ni ukubona kugihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya aho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugatutsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero ni ingenzi ko wakanda subscribe kugira ngo nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 15 16 tubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha. Rero ni mutwani cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 tuze tubigishe. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha nimero tuze tukwigishe. Ukeneye ko tuguhugura warigishije amategeko y'umuhanda, ukeneye ko tuguhugura turi kumwe umunsi umwe cyangwa ibiri, koresha nimero tuze tukwigishe. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo baduha ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugera kuri 20. Arangwa iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Mbega ngo birabujijwe kunyura mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Sega ngo birabujijwe kunyuranaho, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo birabujijwe guhagarara ku biteme. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isocyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni A, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka na ibyapa biranga. Kino kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ikindi kintu ngomba kugusobanurira, iyo bavuze ngo umuhanda w'icyerekezo kimwe, ni wa muhanda ikinyabiziga cyawe cyamaze kwinjiramo ntabwo kiba cyemerewe gukata ngo gisubire inyuma, gikomeza imbere mpaka kiwuvuyemo. Niyo mpamvu bawita ngo ni umuhanda w'icyerekezo kimwe. Iyo uvuyemo akenshi bashyiraho icyapa kiburira kikubwira ngo ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo, bakubwira ko noneho uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe wageze noneho mu muhanda ubisikanirwamo. Rero ndakeka ko hano waramusitamo A, ndizera ko waramuswe yandika wa papuro. Tari wahisemo ukabona ibyapa biri kugora, uragenda ureba iriya video uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ko byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka, aba ashobora kuzimwa. Yazimwa mu bihe bihe cyangwa ashobora kutamurika mu bihe bihe. Ariko iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Mbega ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri,
ndetse na B ikaza kuba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo amatara aba ashobora kuzimwa mu bihe bikurikira iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura muri metero 200. Uri kubona haracyari kare, ni ku manywa, uba ushobora kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe, cyangwa se ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikira acana azimya vuba vuba amatara maremare. Mujya mubibona nka kwa kundi umuntu aba ashaka kudepasa akajya azimya amatara maremare yatsa ayazimya, yatsa ayazimya. Nibyo bari bashatse kuvuga kuri B. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka. Fata telefoni yawe tubwire akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda ishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Abagenzi bavuze ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi hano bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Babibona gute? Ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. Mbega ngo ibumoso babona iby'ibara ryera. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaza kuba ari igiso cy'ukuri, babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, mu gihe ibumoso babona iby'ibara ryera, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Baba bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa se n'icunga rihishije, nayo ibumoso bakabona iby'ibara ryera. Wari wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mu kibazo cyacu bari baduhayemo ibisubizo bibiri by'ukuri. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese ni mpande eshatu? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura w'ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hari igihe bavuze ngo ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura w'ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, cyangwa se bakavuga ngo ni mpande eshatu mu ibara ritukura w'ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ibyo byose aba ari kimwe. Aranga isoko ry'amatungo. Mbega ngo ivuriro ry'amatungo. Se ngo uruzitiro rw'amatungo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo akayira k'amatungo. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, akayira k'amatungo. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibura, kikaba kiri kukubwira ko ugiye kugera ahantu hari akayira k'amatungo, cyangwa se ahantu amatungo akunda kwambukira ku buryo budasanzwe. Igice cy'umuhanda gikunda kwambukirwamo n'amatungo ku buryo budasanzwe. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mukizamura gukora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Ese ijambo akayira bivuga iki? Ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe ngo abanyamaguru. Mbega ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, abanyamaguru cyangwa se ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano ukaba ubona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C.
A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri harimo nka za velomoteri, amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande ndetse n'amagare. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Inzira y'icyerekezo kimwe namaze kubibabwira, ni wa muhanda se cyangwa ni ya nzira iyo ikinyabiziga cyamaze kwinjiramo ntabwo kiba cyemerewe gukata ngo gisubire inyuma, gikomeza imbere paka kivuyemo. Niyo mpamvu bayita ngo ni inzira y'icyerekezo kimwe. None ni hehe biba byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ara ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, mbega ngo kunyuranaho ntibyemewe. Se ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Hano urabona igisozi kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi twamaze kugihitamo rero, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. N'isozi kuri nta kindi ni A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda murabizi kunyuranaho bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso, ariko niba bakubaza ngo ese igihe cyose ni ibumoso, uzahita uvuga ko nta gisozi kuri kirimo, ariko ubusanzwe bakoresheje ngo kunyuranaho bikorerwa he uvuga ko ari ibumoso. Rero no mu nzira y'icyerekezo kimwe kunyuranaho bizakorerwa ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Ndakeka ko waramuzwamo rero A. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Aha hakurikira: umuyobozi agiye gutambuka bagakoresha imburira, cyangwa se hagiye gutambuka nk'amagare. Murabizi henda kuba n'isiganwa ry'amagare, shampiyona y'isi, abagiye gutambuka ukabona barabanje bakoresha imburira. Ese zino mburira zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose, mbega ngo ahegereye inyamaswa zikurura, se ngo hafi y'amatungo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Kino kibazo neza neza barongera bakakibaza, ariko kuri A bakavuga ngo mu nsisiro gusa. Bakivuga mu nsisiro gusa uzahita uvuga ko nta gisozi cy'ukuri kirimo. Niba mu nsisiro cyangwa ahandi hose uzahitamo icyo ngicyo, nicyo kizaba ari igisozi cy'ukuri, nicyo uzahita wandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Ese uri kugenda mu nzira nyabagendwa, murabizi tugendera iburyo, ariko se runo ruhande rw'ibumoso rwo ruba rwadufasha iki? Ko murabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo, iyo ukinjira mu muhanda uhita ukoresha uruhande rw'iburyo, ariko se runo rw'ibumoso rwo ruba rwadufasha iki? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo, kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aho kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe, mbega ngo kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso, se ngo hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa, mu gihe kuri D bari tubwira ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Runo ruhande rw'ibumoso rudufasha, hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B. Kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi iyo tugiye kunyuranaho duhita dukoresha uruhande rw'ibumoso, cyangwa se iyo tugiye gukatira ibumoso nabwo tuba dushobora guhita dukoresha uruhande rw'ibumoso. Ikindi ushaka no guhindura icyerekezo nawe uba wakoresha runo ruhande rw'ibumoso. Ndakeka ko waramutse utamo rero B. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wasoma ziriya nimero ziri ku cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, aribyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque y'ikinyabiziga. Ukaba wasoma ziriya nimero ziri kuri plaque mu ntera ingana iki? Ari ngo metero 150, mbega mu metero 50, se metero 20, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 10. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye.
tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki wamaze kuryitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Isoki kuri nta kindi ni se muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wasoma ziriya nimero ziranga ikinyabiziga inyuma ziba zanditse kuri plaque y'ikinyabiziga, ukaba wazisoma bitakugoye. Ndakeka ko waramutse utamo se rero, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikinyamwuga kije kukizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya cumi kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Hari icyago kidahoraho, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, icyo cyago ntigihoraho. Cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, hari imirimo iri gukorwa. Rero nicyo aba ari icyago kidahoraho kuko ntabwo ibyo bitaka bihora byaguye mu muhanda. Rero aho hari gukorerwa iyo mirimo hari ibyapa bashyiraho berekana ahantu mugomba guca nk'icyo gihe cy'impanuka cyangwa se hari iyo mirimo iri gukorwa mu muhanda. Ese ibyo byapa bakoresha birangwa no kuba bifite amabara asate? Nicyo bari kutubaza. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Ngo umweru n'umukara, mbega ngo umweru n'umuhondo, se ngo ubuso umweru gusa, mu gihe kuri direct ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kuryitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kuri iki nta giso cy'ukuri kirimo, ese cyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Nuko bakoresha ibyapa bitegeka cyangwa se ibyapa biranga. Ibyo byapa rero birangwa no kuba bifite ishusho, biba bifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ubwo rero batubwiye ku mabara twavuga ngo ubururu n'umweru. Hano hari ahantu muri kona handitse ngo ubururu n'umweru, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamura kora mu kanya ukabona bavuze ngo ubururu n'umweru babishyizemo, uhita ubihitamo kuko bakoresha biriya byapa bitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, cyangwa se bagakoresha kiriya cyapa kiranga cyangwa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero bakoresha ibyo byapa bifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru. Muno nta hantu bari bashyize ubururu n'umweru, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 35 16 26, tuze tugushakire kode, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza aho waba hose mu gihugu bitagusabye kubanza wava iwawe. Ukeneye kwiga nabwo murabizi turi mu buryo bw'ikoranabuhanga, turi mu isi y'ikoranabuhanga. Ni uburyo dukoreshwa bwitwa Google Meeting. Muha link ukayikandaho, iyo uyikanzeho ngo uburenganzira bwo kureba ikintu nashyize muri mudasobwa yanjye, ahasigaye nkakwigisha turi kuvugana wumva amajwi yanjye tuganira n'ibintu nashyize muri mudasobwa yanjye uri kubibona muri telefoni yawe. Rero twandike cyangwa mutuhamagare ni kuri 0789 35 16 26, tubigishe mugende mukore rimwe muhite mutsinda, niyo ntego yacu. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4. Ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara, aho ni kuri A. Mbega ngo umuhanda udakomeza, se ngo ntibyeme guhindura icyerekezo ibumoso, mu gihe kuri direct ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku Cyome. Hano urabona icyo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kuryitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B. Umuhanda udakomeza ni iki cyapa, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, nacyo kikaba kiranga nk'uko nababwiye tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ndakeka ko rero mugiye kureba iyo video, iyo ubonye utari kuyibona uranyandikira kuri 0789 35 16 26,
nkayiguhereza mu gihe kitarenze iminota 2 video umaze kuyibona. Ngiye nkunda kuba ndi online. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa he? Araho ngo hegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, mbega ngo hegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, se ngo inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga niho hashyirwa rino tara ndanganyuma. Nturabona umuntu agiye kugutepasa ukabona hari itara akoresheje, ririya tara riba rigomba kuba riri ibumoso, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga niyo bita ngo ni itara ndanganyuma. Ndakeka ko waramutamo rero A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurumuri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yahe matara? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ngo ntibikurikizwa ku matara kamenabihu, aho ni kuri A. Mbega ngo ntibikurikizwa ku matara yo gusubira inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisozi cy'ukuri, B ikaba atari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisozi cya nyacyo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo rero, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma yo ntakurikiza iri tegeko. Utari wahisemo rero C, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusura kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, kugira ngo murusheho kubona imyitozo ihagije. Nimugerwa muzakorera imwe muhite musinda. Ni ingenzi rero kujya aho hasi handitse ngo subscribe ukahakanda, kugira ngo ikintu cyose kizaho ujye ukibonera ku gihe. Nugerwa uzakorera imwe uhite utsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane ku buryo biba bibujijwe kumutwara ku iriya ntebe y'imbere yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga aba arimo. Iyo myaka ni iyihe rero umwana aba agomba kuba yaba atayifite ntabe yakwicara ku iriya ntebe y'imbere yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga aba arimo? Ngo imyaka 10, mbega ngo imyaka 12, se ngo imyaka 7, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka kuva kuri 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Njya mbona ababyeyi benshi ba hano mu mujyi wa Kigali babyubahiriza, ukabona niba ari umwana amujyanye ku ishuri cyangwa se n'umushoferi we umujyanye ku ishuri, babashyize mu myanya y'inyuma. Kubera iki? Kubera ko watujuje imyaka 12 kuzamura. Ndakeka ko waramutse, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni uwuhe? Ngo kilometero 50, mbega ngo kilometero 40, se ngo kilometero 30, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha aba ari kilometero 50 mu isaha. Utari wahisemo A, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ni nko kuvuga ngo atari mu nsisiro ari ahantu nyine atari mu ngo, umuvuduko ntarengwa
umuvuduko velomoteri iba itagomba itarenza yamariyemo ni uwuhe? Ni kilometero 50 mu isaha. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Ubonye iki cyapa wakora iki? Cyanditsemo stop, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda tugenekereje bisobanuye ngo hagarara. Ese urahagarara byagenze ute? Nibyo tugiye kureba. Ngo hagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Wabona ibinyabiziga bikwegereye ugahagarara. Mbega ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Se ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Mu gihe kuri direct tuvuga ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi bino bimenyetso byaka bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Rero guhagarara gusa mu gihe ikimenyetso kiri kwaka uri kubona ari umutuku. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Iyo ubonye kino cyapa cyanditsemo stop urahagarara nubwo nta kinyabiziga ubona, kubera ko ugiye kwinjira mu muhanda utari kureba iburyo bwawo, utari kureba ibumoso bwawo. Bikaba ngombwa ko uhagarara niyo nta kinyabiziga ubona, kugira ngo winjire mu iryo sangano ry'umuhanda udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Icyo kikaba kivuga ngo hagarara niyo nta kinyabiziga uri kubona, uba ugomba kubanza ugahagarara mbere y'uko winjira mu iryo sangano uba ugezeho. Ikibazo cya 17 kibaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza, kandi nta kindi bigiye uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa, kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buhe buryo? Ngo agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. Mbega ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. Se ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Aba ari icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Mu gihe batagwaye ibi uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko kino kibazo neza barongera bakakibaza, ariko bavuga ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande, uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko niba cyangwa santimetero 30 kuri buri ruhande, icyapa cyera cya mpande enye zingana, uzahita ugihitamo icyo nicyo kizaba ari igiso cy'ukuri. Nayo mpamvu hano hari icyo duhisemo, nayo mpamvu ari cyo twanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe buremere? Ngo toni 12. B ngo toni 16. C ngo toni 10. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A, toni 12. Mibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Kuvuga ngo toni 12 no kuvuga ngo ibiro 1012 byose aba ari kimwe, ariko hakabaho ingero kugira ngo boroshye ibintu. Kuvuga ngo toni 12 no kuvuga ngo ibiro 1012, urumva ko kuvuga toni 12 ari byo byoroshye. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira ahantu habyerekana. Muri make kwa kundi ubona icyapa kibura wenda kiri kuvuga ngo agacuri kateza ibyago, ariko ukamaze ukagenda intera runaka ukabona kugera kwa gacuri, bakavuga ngo hari umuyaga w'intambike, ukabanza ukagenda intera runaka ukabona kugera kwa muyaga w'intambike. None nibyo bashatse kuvuga. Ese bino byapa bishyirwa mu ntera ingana iki ahantu habyerekana? Ngo metero 150 kugeza kuri metero 200.
B wa metero 100 kugeza kuri metero 150. C wa metero 50 kugeza kuri metero 100, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cy'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ni metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana, ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizami cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bagaragazwa gute? A ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B ngo inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaza kuba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano wowe urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Murabizi ubundi kwa bino bibazo byerekeye ku matara, iyo bavuze ngo imbere ujye uhita umenya ko ari amatara, itara ryera. Imbere ni itara ryera, naho inyuma bari itara ry'umutuku. Ubwo iyo bavuga ngo imbere ni itara ryera, twari guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu hano duhisemo B, nuko B niyo isiba igiso cy'ukuri yonyine, kubera ko kuri A bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo kandi biba rigomba kuba ari itara ryera. Ndakeka ko rero wowe waramutse utamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ndakeka ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije, kandi subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye uhita ukibonera ku gihe, kugira ngo nugere ko uzakorera rimwe uhite utsinda. Uvuye gukora uratsinze, fata zino video uzisharinge ku inshuti zawe, nazo zize dukore rimwe duhite dutsinda. Ukeneye kode, ukeneye kwiga mudasobwa, ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ukeneye kwiga turi kumwe, ukeneye ko tugugura, ibyo byose turabiguhereza. Ikintu ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 0789 335 1626 tukabigufashamo. Noneho ukeneye ko tukuzanira igitabo iwawe turakikuzanira. Rero nimutwandikira muduhamagare kuri izo nimero tuyafashemo. Wagize ikibazo mwa kino kizame ndagusobanura, kandi serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.